ndabaza ambassadors, byari bigoye mu myaka yashize kubona ubufatanye hagati yanyu n'andi magroupe cyangwa n'andi makorari adashingiye ku idini rya mubarizwamo ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mu minsi ishize tumaze igihe tubona ubufatanye buri hagati yayo na ministeri yitwa Alarme Ministry. Buriya bufatanye ni ibitambo byatambwe, ese mu bisobanura gute? Kubera ko avuga ko ntago ubundi byabaga bisanzwe, ari ibintu byoroshye kugira ngo muhure n'andi makorari cyangwa n'abandi bantu mutari mu itorero rimwe. Twaga kubohoza, twabohoje inzu tukajya tuyiteraniramo tugasenga, ariko tuza kubona ko hari icyuho mu murimo. Ntabwo abantu bumvaga yuko gospel artist cyangwa korari cyangwa n'abandi bose baririmba indirimbo z'Imana bashobora gukora ibitaramo ndetse abantu bakaza bakishyura. N'ubu bafite ikibazo, ariko uko abantu bajya muri studio bakarikodinga bakishyura, duhuriramo kenshi baba bahari bagakora amavideo meza muri aho urwego bimaze kujyamo. Ese ubwo niba bahora bikora ku mufuka, kuko twari dukora ibitaramo ahubwo bagasevinga n'ayo mafaranga ashobora kuba yakora ibyo bintu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Iyi anniversaire tuyibona nk'ibirori byacu, mbese ni nk'ubukwe bwawe. Rero ntabwo waba ufite ubukwe ngo utumire abandi bageni. Nitwe bageni kuri uwo munsi. Byavuyeho turabasaba ngo muzaze mutunezerewe nk'uko natwe tubanezerewe mu birori twabatumiyemo, kandi turihagije cyane, ariko bagenzi bacu bazadushyigikira, bazabana natwe nk'uko namwe murimo kudushyigikira mu nshingano zanyu nziza. Natwe turihagije, dufite uburyo twabiteguye guhera amasaha yo gufunga ngo mutari mwabimbajijeho kugeza amasaha yo gufunga. Ibikorwa birahari, ahubwo amasaha yatubanye make yakurikije ibyo dufite dushaka kubagezaho. Katwumve Bwana Sozi. Yego murakoze. Kuri kiriya cyabajijwe bati ko ndimo kubyina mvamo, ariko gupfa ntabwo biri hafi cyahari. Yego bati ninde muntu, hari abo nabashije gutegura, si utegura, Imana niyo itegura. Kandi ushobora kureba bisa nkaho ari ntabo nko muri korari, abantu bafashijwe cyangwa babaye inspired by my ministry ni benshi hirya no hino. Uwo muntu uzansimbura ashobora no kuba atari muri korari hano uyu munsi, akaba ko mu biganza byanjye bucece mu ibanga. Arakoze cyane manager. ngira ngo ndaza gusubira Mr. Sound gerageza uyikore kabisa, yaducanze pe. Ndagira ngo mvuge ku kantu bari bavuzeho, impamvu bavuye ku Ntare ari n'abakaza hano. Manzi yabivuzeho neza kugira ngo nongeraho akantu. Tumaze kujya mu biganiro tuganira, njye nicaye na mugenzi wanjye Fiacre tureba umuntu kuri sound, sinzi ngira ngo narebe sinyara itunganye neza, kuko niyo mpamvu ivaho. Tureba kora Radio Kigali niba twarakoze aha ngaha, tugakora ngira ngo tumba twarakoranye nawe imyaka nk'itatu, bikagenda neza. No tureba makorari ashobora kuba agezweho yose hano mu gihugu, dusanga ifite abantu benshi bayikurikira. Dusanga ni korari Ambassadors of Christ. Turebye muri East Africa dusanga ni nayo ya mbere mu gihe mu birebe, yaba ari ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ndumva anaba kabiri kuri mbongera ngo ahari, ngira ngo Chairman yabivuze miliyoni 500, ntabwo abantu bake views. So nibwo twagize igitekerezo rero tukiganira nabo
kwari kwamara ubwoba. Urumva iyo wowe uzi ko ibintu wabikoze ariko ababikonsoma niba bazi uburyohe bwabyo, nibwo twatekereje tubigejejeho nabo barabyumva. Niyo mpamvu bahise bahindura baza ahangaha kandi kuko biragaragara. Hanyuma umunyamakuru kazi wo kuri TV10 yavuze ati muri gospel harimo agafaranga. Abantu benshi nibyo babanza kwibaza. Ngira ngo ndabaha wenda akantu gatoya ku buryo byatangiye kugira ngo tujye muri gospel. Nahoraga mfite ikintu mu mutima aricyo na mugenzi wanjye Fiacre namusanganye we yarabitangiye na mbere. Abazi Fiacre nibo agiye ategura mbonyeza gukora ibitaramo bwa mbere hano mu gihugu, that's 2016 ntabwo mbyibuka neza, nk'ibitaramo bye nka 3 cyangwa 4 ni Fiacre yabiteguraga, Tent Makers, ndetse agafatanya na Gakondo, tugahurira muri Gakondo mvuye muri Sacoro. Noneho tugeze kuri gospel ariko nkibaza kubera iki abantu ba gospel ibitaramo byabo ubona kenshi bari za Kigali bari macaci wabo, biterwa n'iki kandi mbona abantu banini. Nkasanga mugenzi wanjye n'ibyo utekereza nanone, ntabwo abantu bumvaga yuko gospel artist cyangwa korali cyangwa abandi bose barimba indirimbo z'Imana bashobora gukora ibitaramo ndetse abantu bakaza bakishyura. Nkora mfite ikibazo ariko uko abantu bajya muri studio bakarikodinga bakishyura, duhuriramo kenshi baba bahari bagakora amavideo meza muri aho urwego bimaze kujyamo. Ese ubwo niba bahora bikora ku mufuka uhita dukora ibitaramo ahubwo bagasevinga n'ayo mafaranga ashobora kuba yakora ibyo bintu. So naho rero byaje gutangira tubikora kugeza kuri isanda cyangwa yuko turacyubaka kugira ngo abantu babanze bigirire icyizere, bumve yuko bashobora gukora ibitaramo. Ibyo birakorwa ku isi hose. Nagiye mbona badoni muri baza ahangaha yakora rero muri Australia yitwa gute, baje hano kuri Hillsong, mwabibuka baza ahangaha ndakubiza ndabyitegereza kandi wara ku giciro cyabaga kiri hejuru cyane, ariko usanga ambassadors babikoze babikora kandi gukora mabikora. Nihute rero amafaranga azaza cyo cyambere dushyira imbere, icyo dushyira imbere no kuvuga yuko ivuga butumwa riciye mu ndirimbo bibanze bikunde kuko abantu bumva ko niyo baza ahanganye ngo baje mu gitaramo cya Ben na Chance mwarabonye ukuntu byagenze, abantu baranezerewe. Ndanibaza cyane ntanashidikanya ambassadors bambwiye ko bafite indirimbo zirenga 600. Namwe mu imagine kugira ngo toranye indirimbo muri 600 zijyana n'amasaha turi bukore. Ntabwo manzigera ngo n'abagenzi be na Joseph nanone ngiye kubyumva kubera ko izanjye nasanze barashyize amakeya. Izo giyewe numvaga baririmba ariko niko babiteguye. Hanyuma ku kijyanye n'amatike mu mbare nkitindeho nagira ngo mbabwire mbatume mbasabe nk'abantu tubana muri creative industry, mureke tuzamure gospel igere ku rwego rwiza rutunga n'abayikora. Aha ndabivuga kubera yuko abantu benshi ntabwo babashaga kumva yuko hari umuntu ku giti cye cyangwa korali ishobora kuzikajya hano muri arena igakora sold out ku buryo bizaroborohera na video zabo zijya ku rundi rwego. Ndabatumye rero ndabasabye abarundi baravuga ngo nshimise mugende ku by'amatike nkurikira kugira ngo uzo kubona ibyo bwira abanyarwanda kuri TV10. Ku bijyanye n'amatike abantu rwose mubambwire yuko nibahumbya gatoya abashaka kuza bizaba batazabona uko baza ukurikije nk'amatike ngira ngo ndibaza ko nka umuntu uri kuri sound nk'ibihumbi 10 ndumva yuko ashobora kuba yarangiye kuko ibyo bintu umuntu bikurikirana cyane Fiacre ariko narungurutseho 85% naho ngaho bigeze numva ko bimeze neza, ariko ndashaka kugira ngo tugire 100%. Iyi ni korali nzi ko izafasha abantu benshi. Ikintu cyanashimisha nuko nagiye mbona abantu twagiye duhura kenshi mu batwamamarizaga wasanga babikorana urukundo. Hari n'abandi benshi bagiye ugera bapostinga babibona. So mugende mubambwire rero uko turi ahangaha, izi media zose ziri ahangaha ni mu bivuga, ndababwiza ukuri ejo mu gitondo tuzabahereza agapapuro kavuga ngo sold out kandi ibyo twifuza. Murakoze cyane. Arakoze cyane rero manager, arakoze. Imyaka 30 ntabwo bukibarizwa ahantu hamwe, ubu warabaye w'abantu bose. Nuko nguko biteye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri reka nongere nekonese mu by'ukuri Bralirwa ihagarariwe na Vitalo. Tubashimire cyane, nibo gold sponsor Vitalo kuri ino shuro, tubaha amashyi menshi cyane. Murabona ko mu gihe cyo gutarama ntabwo tuzaba dufite za gahunda za tunywerese hano ho muzanywe menshi, nta kibazo na gito.
murayatumiwe kuyanywa cyane. Tubashimire rero nabo cyane, Rahura nk'ibisanzwe barahatubereye, abana bagiye gusubira ku mashuri, mubibutse ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi basigaye bafite ibikoresho bya kalite bitarimo za made in China, bitarimo za made in what, ariko ni gahunda ya made in Rwanda, none kuri no shuri itari mu myambaro ahubwo iri mu bitabo. Ni ibyo gushima cyane. Reka tubashimire cyane rero. Mu kanya ngiye gufata ibibazo bine bya nyuma. Ubwo numva ngo muritoranyamo abakobwa beza babiri bakeye ku mutima n'abasore babiri beza bakeye ku mutima buzuye umwuka. Utawuzuye ntugire ikibazo tubaza. Mwe mwitoranyemo. Ubwo ndacyarekoreza abaparteneri bacu hagati ku cyuma n'igyasubiyeho. Nge ndifuza gushimira abafatanyabikorwa benshi ntago mubizi. Wajyaga kureba Erenite kakubwira ngo ntago twifuza kwiteranya, ubusa abasilamu baje twababwira iki? Ntago twifuza kwiteranya, Katolika ije twayisobanurira iki? Ugasanga amatorero menshi agiye aviramaho kubera ko abantu bamwe sinzi uko babifataga, ariko Imana ishimwe icyo kintu cy'igihu cyavuyeho pe. Iyo uvuze ko korali ifite igitaramo bitabira bose kandi bakifuza gufatanya natwe. Tunashimira rero, ngira ngo mwabonye DCL hariya ni security company. Murayibona rero, ushobora kwibaza ibya security, urugo rwawe security yose ubwoko waba ushaka, ubwo nabo katuvuge ko ari intumwa z'Imana icishamo uburinzi bwayo kugira ngo baturinde. Tubashimire cyane. So abitoranyije ni bande rero? Abakobwa babiri. Turafata uriya musista uri hariya, dufate n'uyu nguyu. Turafata uno musore uri ahangaha, dufate n'uwo mu nguni hiriya. Ubwo turabashimiye cyane. Mikoro zibagereho ukurikije aho bahagaze. Urakoze. Nitwa Mugaragu Irakoze Naomi. Nandikira website yitwa Strong News. Nashaka kubaza korali Ambassadors of Christ. Twabonye indirimbo yitwa Udukaramu muyikorera clip video, hazamo abanyamuryango banyu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari mu mahanga. Nashaka kubaza niba ari akantu mwakoze ko kwizihiza iyi anniversaire cyangwa ari uburyo bushya mwahisemo bwo gukora amaclip video kugira ngo abanyu bari hanze y'igihugu nabo bisangemo mu ndirimbo zanyu. Murakoze. David urihangana, umunyamakuru mikoro naganye iruhande. Ndakumva. Nitwa Johnson Ndekezi yankorera umuseke. Nibaza muri RNIT iterambere fund, uburyo umuntu yizigamiye, umuntu wizigamiye ariko akibagirwa ijambo banga, uburyo ashobora kubonera jambo banga, kuko akenshi ugiyemo systeme itirangirira hari wabyibagiwe bikarangiriraho. Ndabaza muri Bibiliya zarabuze kwisoma. Murakora uko mushoboye kose muziboneke ibiciro biheje. Umunsi w'igitaramo ibiciro bizaba bihagaze gute? Murakoze. Arakoze cyane rero, bene abo tubita b'inkwakuzi kandi ni ngombwa. Arakoze cyane umuvandimwe, twaje kuri uru ruhande. Hereza sister aho ngaho. Murakoze. Nitwa Ishimwe Wase Natasha, mpagarariye YouTube channel yitwa Tasha D Love. Ndashaka kubaza ikibazo chairman. Uyu munsi turizihiza imyaka 30 Ambassadors imaze ishinzwe, ariko byanze bikunze habayeho umunsi wa mbere. Ese mwatunyurira gatoya cyane mu mateka igitekerezo cy'ishingwa ryayo cyazanywe nande? Muri make amateka mu buryo buto cyane uburyo Ambassadors yatangiye. Murakoze. Murakoze. Mutsindashyaka Elise Kamarade. Ndabaza Ambassadors, byari bigoye mu myaka yashize kubona ubufatanye hagati yanyu n'andi magroupe cyangwa n'andi makorali adashingiye ku idini rya mubarizwamo ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mu minsi ishize tumaze igihe tubona ubufatanye buri hagati yayo na ministeri yitwa Alarme Ministry.
buriya bufatanye ni ibitambo byatambwe ese mu bisobanura gute kubera ko avuga ko ntabwo ubundi byabaga bisanzwe ari ibintu byoroshye kugira ngo muhure n'andi makorari cyangwa n'abandi bantu mutari mu itorero rimwe hanyuma muraza no kutubwira ese kiriya gitaramo umwigisha ninde murakoze cyane kamarade arakoze cyane we ntawe urabona ko na mikoro si ngombwa aba afite imbaraga nyinshi cyane so reka dusubire imbere gato rero reka dusubire imbere kugira ngo badufashe kubisubiza bakoze okay murakoze ndashaka gusubiza ikibazo yabajije ati ni uburyo bushya muzakomeza abantu bari hirya abantu banyu bari hirya bazajya bakomeza kugaragara muri video zanyu oya gisubizo kiri oya aka ni akantu kakozwe kubwa anniversary y'imyaka 30 murakoze urakoze cyane ku kibazo cy'amateka korali rero yatangiye ite ku munsi wa mbere byari bimeze bite ni ukuri buriya nta ikintu cyose kigira umunsi wa mbere kigira intango kigira intangiriro twari dutuye ahantu hakurya ahangaha Kanombe ahantu hitwa mu Kajagari hafi y'ikibuga cy'indege hariya niho korali yavukiye kuri uwo musozi witwa Rwimbogo rero niyo twavuga ko ari credo cyangwa ariyo ngobyi ya korali ambassadors twari abantu duturanye dusangiye kwizera nk'abadventiste b'umunsi wa karindwi kubera ko twari tuvuye muri bya bihe nababwiye by'icuraburindi muri jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe twishyira hamwe dushaka inzu icyo gihe kubona inzu byabaga byoroshye kubera ko abantu benshi bari barahunze byitwaga kubohoza twabohoje inzu tukajya tuyiteraniramo tugasenga ariko tuza kubona ko hari icyuho mu murimo bitewe n'impamvu nigeze kubabwira wabonaga abantu benshi batagishishikajwe no gusenga ndetse abantu bishana nta bantu bashaka kwegerana kubera ibihe twari tuvuyemo nuko rero kubera ko twateraniraga aho ngaho kandi duturanye kandi duhuje kwizera icyo gihe twaravuze tureka turebe uburyo twakora umurimo twawukora neza unonosoye haza ibitekerezo byinshi rero mu bantu twasenganaga kandi duturanye good neighbors urumva twarumvikanaga duhuje turavuga tuti reka rero dushinge korali igitekerezo cyo gushinga korali ntabwo nibuka umuntu wakizanye ariko hari ibitekerezo byinshi on the table hari abavuga bati dushinge umuryango w'ivugabutumwa abandi batereka dushinge ONG yo gufasha kubera ko hari akeneye ubufasha haza ibitekerezo byinshi ariko muri iyo nama twarangije twumvikanye ko dushinga umutwe w'abaririmbyi uwo mutwe twawise intumwa noneho twari abantu bake icyo gihe twari nk'abantu nk'icumi cyangwa 12 hashize igihe tuza kumenya ko hari abandi bantu twari duturanye bahoze ari abaririmbyi bari bafite nawe umutwe wa korali tuza kubashaka turihuza noneho twemera gukora korabo noneho tumaze gukora iyo collaboration twaje guhindura izina twebwe twitwaga intumwa nge nari mu mutwe witwa intumwa bari abandi bari mu mutwe witwaga Calvary Cross bo bari abantu twari dusanze mu gihugu twebwe abo bitwaga intumwa cyane cyane benshi twari twiganjemo abantu bari baturutse
bari bahungutse bavuye hanze, ariko abo bandi bo bari basanzwe mu Rwanda. Noneho turahura twemera gufatanya, dushyira hamwe kugira ngo tugire imbaraga, kugira ngo dukore ibintu bifatika. Nibwo rero tumaze kwihuza icyari Calvary Cross n'icyari Intumwa, duhitamo izina rimwe, dushaka noneho izina. Icyo nibuka umuntu wazanye iryo zina ryatoranijwe ni umugabo twari duturanye, n'ubu turacyakorana muri iyi minisiteri, witwa Humure Ntare Peter. Azana rero izina Ambassadors, turitora dutyo. Hanyuma icyari Intumwa kivaho, icyari Calvary Cross kivaho, duhuriza ku izina rimwe ryitwa Ambassadors. Ubwo hari muri 1995. Iminsi ya mbere rero twaravuze tutireka dushaka aho duhera aho Rwimbogo, tugenda tumobilizinga, dushaka abaririmbyi, dushaka abantu twari duturanye, dushaka kwizera, bagenda baza, tujya gushaka n'abandi bari kure ariko twari tuziho ubushobozi, twari tuziho impano, bagenda baza, dutangira dutyo, dutangira kubwiriza aho ngaho twari dutuye, dutangira kugera mu mujyi wose turawujagajaga, dutangira kujya no mu ntara, tujye prefecture, tutangira kujya muri za prefecture zindi, dutangira gukora umurimo w'Imana, tuza kugera n'Imana tubona umuterankunga atugurira uniforme, atugurira ibyuma. Nitwe korali yatangiye ifite ibyuma kandi byari bigezweho iki gihe. Ibyo byuma ntawe washobora kubibona. Yari yaragiye Dubai agura equipment iri ku rwego rwo hejuru. Ndibuka ubwo twatangiye kujya dukora ibitaramo hirya no hino mu mijyi itandukanye mu gihugu. Igitaramo gikomeye cyane nyango nibuka twakoze cyari cyo muri Mirikorine, hari mu kwezi kwa 10 mu 1996. Twagitumiyemo abantu bakomeye barakitabira, tuhabonera n'amafaranga. Icyo gihe twarishyuje, tubona intangiriro, tubona singi. Uko rero niko twatangiye, tugenda twubaka ubushobozi buhoro buhoro, tugenda dutera imbere buhoro buhoro, tugenda tujya no mu bindi bihugu, tugenda tujya hirya no hino, tuvuga turirimba, dukora umurimo w'Imana. Ahantu twahereye hambere nta kwibagirwa ni magereza. Magereza icyo gihe kubera ikibazo cyari gihari, amagereza yari yuzuye imfungwa. Noneho tugenda tubabwiriza bihana bakagarukira Imana, noneho bakiyunga nabo biciye, cyane cyane amagereza yari yuzuyemo abantu bari barakoze jenoside. Haza ubumwe n'ubwiyunge. Icyo gihe umuterankunga wacu yakoze ikintu cyitwa Jordan Mobile, cyangwa ibatirizo igendanwa, ashyira ku modoka. N'uburyo icyo kintu turacyakigendana aho tugiye hose, tugenda tubatiza. Ni mobile baptistry. N'ubwa mbere yari ibayeho ngira ngo no ku isi, nta handi yari iri icyo gihe. Icyo kintu cyarafashije rero mu murimo twakoraga mu magereza, naho twagendaga hirya no hino. Hari nubwo twajyanaga no mu mahanga naho tukajya kubatirizayo. Ibyo byose rero nuko rero twatangiye muri make, kandi urakoze cyane kuba ubajije icyo kibazo cy'amateka. Chairman wa mbere ntabwo yari jye, ni umugabo witwa Mbanda. Turacyari kumwe, niwe watoyereye chairman wa mbere. Jye naje kuba chairman wa kabiri nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa 3. Kuva icyo gihe nkaba ari chairman, ariko mfatanyije n'abandi kuyobora iyi korali. Murakoze cyane. Ku kibazo uriya muvandimwe yabajije kijyanye n'uburyo ngo hatanzwe ibitambo, twebwe ntabwo ari uko tubibona, ntabwo tubibona nk'ibitambo, kubera yuko wenda abenshi bashobora kuba wenda baramenye alarme, ariko ntabwo ari bonyine tubana nabo.
na Gisubizo n'inshuti zacu na Healing nuko bimeze. Noneho ikikwereka yuko atari n'ibintu bya vuba umubano tugirana n'abantu nuko mu bihe bya accident twanyuzemo nkuko byakomojweho n'ababanjirije uko abandi bose babanye natwe. Mu bantu twasanze ku mupaka tuva muri Tanzania umunsi dukora accident, abantu muri roboti bari bahari. Ubwo urabyumva yuko nubwo dushobora kuba tutari mu rusengero rumwe ariko n'abavandimwe n'abantu bacu n'abandi bose kandi baremewe, turabemereye ababifite ku mutima mu kubyifuza kubana natwe, kuko Korali Ambassadors ni umuryango cyane kuruta uko ari korali yo ku Ruhimbi. Tubarizwa mu itorero ry'Abadventiste, twubahiriza n'amabwiriza n'amategeko yose, nta nubwo dufite gahunda yo kubihindura cyangwa se kubivuguruza, ariko ntago bitubuza kubana n'abantu kuko n'ubundi na Yesu duhagarariye yabanaga n'abantu bose. Murakoze cyane. Ikindi kijyanye n'icy'umubwiriza, ngira ngo hari n'undi ugize kukibazaho, dufite uburyo twateguye gahunda yacu ku buryo nta kintu kimwe kizaba kimisinga mu bijyanye n'uburyo tugomba gutambutsamo ubutumwa uko twabugennye. Rwose mushonje muhishiwe, tuzafatanya gushima Imana kandi byose bizaba bimeze neza cyane. Yego, reka ngire icyo nshimangira kuri icyo kibazo cy'uriya muvandimwe dushobora kuba tutasobanukiwe neza icyo yagise ibitambo. Ati we akurikije uburyo abizi abasabato n'andi matorero, uwo mubano ntabwo wari umenyerewe. Icyo gitumye yavuga ati mwewe mwari did you sacrifice yourselves, kuko uburyo bwo kujya muri icyo kintu kitamenyerewe kandi gifite n'amahame ukuntu, did you sacrifice yourselves, ni nkaho ari byo. Ariko ndagira ngo nyisoze mvuga nti ari indirimbo, ntabwo aba kuririmba gusa, hari indirimbo ivuga ngo nahuye na Mesiya. Harimo interuro ivuga ngo uwo niwe muhuza w'ibyahoze bidahura. Ingira ngo iyo interuro irabisubiza byose. Murakoze cyane. Murakoze. Ndifuza gusubiza ikibazo cy'abajije uko umuntu yongera kubona ijambo banga akoresha yinjira muri system yacu ya RNIT Iterambere Fund iyo aramutse yarayibagiwe. Ariko nagira ngo munyemerere mbere yuko musubiza ngire ubutumwa ntanga by'umwihariko nk'uwavuye muri RNIT. Umuntu yitegereje urugendo rwa Ambassadors n'ubutumwa bakora, bamaze kuduha bamaze kuduha ubuhamya uko batangiye ubutumwa bwabo ku buryo burambuye. Kureba ahantu umuntu ahera hato, ari bake bari kure, atubwiye umusozi bariho, bakava kuri uwo musozi bakagera mu mujyi wa Kigali, bakagera mu prefecture icyo gihe akwita icyo gihe, bakajya hanze y'u Rwanda. None from that mount, kuva kuri uwo musozi, mbabarire, kuva kuri uwo musozi kugera muri arena ahazaba hateraniye imbaga ingano ko imbaga iteraniye hari ibingana, byerekana urugendo runini rwuzuye byinshi. Ariko ndifuza kurugereranya cyangwa ubutumwa rwose kurugereranya tubitegereje mu rugendo rwabo, tukabitegereza, kurugereranya n'ubutumwa duhora dutanga nka RNIT, ubutumwa bugenerwa ubu ngubu abantu bashobora kuba bafite ubushobozi buke, bifuza, bafite imishinga bifuza gutera imbere, cyangwa se n'abafite byinshi ariko bifuza kubwagura, ko igihe ari ikintu gikomeye
mu gucunga neza imigisha Imana iduha uyu munsi, kandi nabyo ni ubutumwa batanga mu ndirimbo zabo, ko igihe ari ikintu gikomeye cyane kidufasha kubyaza neza umusaruro imigisha Imana iduha. Imigisha Imana iduha y'amoko yose, twiyo tuvuga tureba by'umwihariko amafaranga ducunga, ariko ko imigisha Imana iduha duhamagariwe kuyibyaza umusaruro uko byagenda kose. Kimwe mu bintu bidufasha ni igihe. Ndahamya ko igihe bari kuri ya musozi batari bazi ko ari nizabaho, batari bazi ko bazaririmbira muri arena. Ndifuza kubwira utambutse ubutumwa haba kuri twe turi hano ariko no kuba dukurikiye, ko urugendo rwo gucunga neza iby'Imana iduha kugira ngo ejo hazaza bizabyara imbuto nk'izo turimo kubona, urugendo rwabo rurimo kubyara. Kimwe mu bintu bisaba kwihanganira igihe. Nahoze mvuga ukuntu iterambere fund idufasha kuziga amafaranga make uhereye ku mafaranga 2,000 mu myaka 30. Umuntu wazirika agenda amafaranga makeya niyo aba ari 2 yamugeza kure cyane. Mboneraho no gusubiza rero icyo uriya muvandimwe yari yabajije, ko umuntu wibagiwe ijambo banga hari uburyo bubiri ashobora gukoresha. Icya mbere hari ukubyikorera. Dufite uburyo bushobora kugufasha kubyikorera wibagiwe ijambo banga uciye kuri systeme iri kuri internet twashyizeho shora@rnit.rw shora@rnit.rawa, noneho ugashyiramo izina ryawe muri systeme, ugakanda ahanditse ko wibagiwe ijambo banga. Icyo gihe systeme igufasha gukorera irindi jambo banga utikoreye. Ariko ku badakoresha internet, bakoresha akanyenyeri 589 urwego biyandikisha bakabona message ibafasha kwinjira muri systeme batangira kwizigamira. Iyo uramutse wibagiwe ijambo banga kandi udafite uburyo bwo kugera kuri internet kugira ngo wihindurire iryo jambo banga, dufite nimero itishyurwa 5890 uhamagara twagufasha guhindura iryo jambo banga, cyangwa se ukababaza andi makuru yose ukeneye. Ndayisubiramo 5890 nimero itishyurwa wahamagaraho ugahabwa ubufasha ukeneye rwose. Murakoze. Arakoze cyane rero, arakoze cyane. Ngira ngo RNIT twayibaje kandi twongere tuyishimire, twongere tubashimire cyane. Bakoze cyane rero Diesel Security Company Limited, mwakoze cyane. Rahura mu by'ukuri tuzakomeza tubane nabo muri gahunda zose. Moving Peak twagiye tuyisubiraho, Techno Market n'ibyo twagiye tuvuga benshi, ariko by'umwihariko mu mpera amashyi na Voxa nk'abafatanyije na ambassadors kugira icyo batangaza. Kimwe cya Bible yesho. Murakoze cyane ku kibazo cyiza mwabarije muri rusange. Hari abantu benshi koko bajya bibwira ko Bibiliya zabuze, ariko icyo ni ikinyoma. Bibiliya zirahari cyane rwose, mu ngano zose, mu ndimi zose, mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, mu Cyongereza, iz'abakuru, iz'abana, zose zirahari. Mutugane ku muryango wa Bibiliya kugira ngo tubashe kubaha Bibiliya ikubereye. Hanyuma kuri uyu munsi rero tuzaba dufite Bibiliya zitandukanye z'ubwoko bwose, kuva ku mafaranga 10,000 ushobora kubona Bibiliya ikubereye. Ni karibu muzaze twishimane. Bibiliya murumva ko murashaka sigabanuke, peteroli yarakomeye. Aha, so nyakubahwa chairman, nagiye nsaba ko abaparteneri bose babaha amashyi, ariko nakwifuza ko mube mwihanganye gato. Aka kanya dutewe iteka kuko nongorewe na Vox batubwira ko aka kanya BK Arena ibaye platinum sponsor wa Chorale Ambassadors of Christ. Amen. Munyegereze mikoro rero uhagarariye BK Arena agasangiza ubwo butumwa bwiza. Murakoze cyane. Yego murakoze, ngira ngo nanabivuzeho kare mu magambo atarambuye cyane,
ariko now that is official, ni byiza cyane, ngira ngo ni ikintu twakozeho cyane, nibyo nabivuze kare ko nashimye Imana ko twamaze kumenya amakuru, ariko ntabitangaza birimo cyane, ni inshingano zacu kurebera abatugana. Hari igihe bitoroha, ariko abo twakoranye Voxa barabizi naba gitangaza cyane kuko ni byiza, ariko ni kimwe mu bifasha abatugana, kandi ndumva ko bigerageza kugabanya umuzigo, navuga ibisabwa. So rero ariko niyo mpamvu mutatubonye hano kuko ni ibintu byari bigikorwaho, ariko bikuru ni igihe, but ibintu bizira ku gihe. So ni byiza cyane, nibwo bwa mbere bigeze kuri aya masaha bitari bwatungana, ariko cya mbere ariko nyiri aho mvugireho kugira ngo sinongere gufata undi mwanya. It's just part of ni partnership tuvuga, bavuze amateka cyane, Alex yabivuzeho, no gushima imyaka amaze hano n'icyo nkora n'ibyo nshinzwe, byose bimfasha gukora ibintu neza kandi byishimiye kwakira abantu bose. Ariko ku by'umwihariko ahangaha bavuze ku bikorwa gospel events, concerts n'ibindi byose, ni ibintu bitari bimenyerewe cyane. The last couple years biro birazamuka. Now ibi cyambe shima Imana cyane ko irabishoboza, yarabiduhaye, ariko is up to us natwe kubishira mu vuga abanyarwanda bose aho bireba mu buryo butandukanye. Turashimira igihugu cyacu kirongowe na President Paul Kagame. Tuzi amateka y'inyubako, ngira ngo twamushimiye muri byinshi, ariko icyo nacyo twese tuzi ibyo ari byo, not just big arena n'ahandi hose abari muri industry n'ibindi bikorwa remezo byiza cyane. Dushimire cyane na company iyoboye hano Q Avenue Solution, iyoboye big arena, Amahoro n'ahandi, natwe uruhare tugira muri ibi bikorwa. Ikindi n'abatugana, ngira ngo tuzi amateka y'ahantu hatangiye ari ibitaramo babivuzeho, kuri 10% occupancy kuri 75 imyaka 5 ishize. Si ibya sport gusa cyangwa international, ariko na local nayo irimo sports, gospel n'abandi bose, ariko kuri gospel ni ibintu bitari bimenyerewe cyane, ariko urabona ko ni ugutinyuka, ni ukwegera abantu mukaganira mukabona ko bishoboka, ariko no kumva ko ushaka kujya ku rundi rwego. Abantu bahora bari aho ngaho bagatinya, ariko ntacyo bisaba kuza hano ngo tuganire urebe ibishoboka, byaba bidashoboka you move. Ariko hakaba rero n'aba promoters mvugeho Voxa n'abandi, ngira ngo nabo ni abantu batuma bishoboka ibyo bakora. Ngira ngo mwese murabizi, benshi babona event bayo ariko ntibazi what is behind ibikorwa cyane. Rero ni abantu bakugira inama, nanjye turamenyeranye, tugafashanya kugira ngo n'umukirasi umwumvisha gusa, harimo convincing umuntu ko ibintu yabishobora. Hari ahantu umuntu aba ari mu bitekerezo akumva ngo hari ahantu harakomeye, ariko uhageze ibyo bisaba izindi mbaraga, ariko birashoboka. So bisaba rero gutinyuka ukaza tukaganira. Ikindi nshimira kandi umbabarire, nabyo bisaba aba sponsors, abaterankunga. Icyo cyo nacyemeza, ntushobora gukorera hano wenyine nta izo support zihari, not just from the ticketing revenue, ariko abantu bose baza hano bagafasha ni ingenzi, ni iby'ingenzi cyane. Nabo babizamo iyo babonye umuntu ari tayari, afite ibitekerezo biri imbere, intego ishaka kugeza kure. Rero iyo uje muri arena birafasha, n'abaterankunga baboneraho ari benshi. Ikindi haba hasigaye umunsi w'ubukwe ukomeye cyane, ariko ibyo nabyo bisaba imbaraga z'abantu bose, abanyamakuru n'abandi bantu bose, amatike baze not just kuba benshi, ariko banishi. Rero ndabashimira cyane, kandi dukomeze dukorane n'abandi bazaze ahantu habe hakira abantu bose b'ingeri zose. Tubashimire cyane rero. Akantu kamwe gusa mborere, nuko nifuza
guha ikaze ababyifuza bose ko bashobora kudusura mu ikoranire myiza na ambassadors. Bafite umunsi bagennye nka kwaya kuzaza gusura RNIT iterambere fund. Ndifuza kubatumira n'abandi badukurikiye. Dukorera mu nyubako yahoze ari ya Cogebanque mu mujyi, ndetse navuga ngo niba nadusura n'ababyifuza bazabaherekeze baze tuganire kurushaho kuri iterambere fund n'amahirwe itanga yo kwiteza imbere. Murakoze. Harakoze cyane rero mu by'ukuri ngira ngo muraza kunyegereza mikoro, ubwo ibyo byose turaza gusaba chairman aze kudusengera muri gahunda yo gusoza. Ariko mbere yo kudusoza, ku bavandimwe b'abanyamakuru, iyi mibare turayumvishije, habura 15% mezo nshingano zacu. 15% tugiye kwiyongeraho dusakaza ubutumwa bwabereye aha kugira ngo ubundi izabe ari full house. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ku ba partners mwarakoze cyane, mwarakoze gutinyuka, kandi ndabizeza ko nabo bazabona ko gufatanya na ambassadors nabo n'umusaruro ukomeye cyane bazabonamo. Aba media muri partners bakomeye cyane, itangazamakuru, ntekereza ko mu izina rya Vox batubwiye ko hari organisation bazanakora mu myinjirire yanyu bazaba babateguriye. Ubwo nabyo mwakoze kwitabira, nacyo turakizirikana. Naho ntago navuga ko igitaramo gihumuje, ahubwo ndakibererekera kugira ngo kisanzure kigere ku minsi 5 isigaye, ubundi dutarame ku itariki ya 30 nk'ibisanzwe, itariki twabijije. Mu cyubahiro mbagomba rero dusoza, reka turagize Imana batwifuriza umugisha. Chairman, mbere yo kubaragiza Imana, reka mu by'ukuri nanjye mfatira ijambo nshimira mwese, duhereye ku banyamakuru bari aha ngaha. Ndagira ngo tubabwire ko twishimira ubufatanye bwanyu kandi n'umurimo mukora, ko muri abafatanyabikorwa beza gusakaza iyi nkuru nziza y'ubutumwa bw'Imana y'agakiza. Kandi mu by'ukuri mukomeze, kuko mu by'ukuri ntabwo muri aha ngaha hari ikindi cyabazanye kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Muri abafatanyabikorwa beza rero, kandi reka dukomeze dufatanye kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku banyarwanda no ku isi yose. Dushimira abafatanyabikorwa partners, duhereye kuri partner mushya Alex, turagira ngo tugushimire, usanzwe inshuti yacu ariko uduhaye inkuru nziza cyane ya partnership. Iyo ni inkuru nziza cyane kuri twe, mu by'ukuri muratuzamuye cyane. Reka rero tubashimire cyane. Urumva, turashimira Bible Society, aho tujya hose tujyana Bibiliya baduhaye kugira ngo tuzihe abanyarwanda. Bible Society rero turabashimira cyane. Turashimira RNIT, mu by'ukuri dufitanye ubufatanye bwiza, kandi dufatanyije n'umurimo wo kugira ngo twigishe abanyarwanda kwizigamira muri ubu buzima, ariko no mu buzima buzaza. Turashimira rero na Ruhura, ni umufatanyabikorwa, Rahura, najyaga nibwira ko ari Ruhura, ariko urumva ko kurahura no kuruhura ngira ngo bifite aho bihuriye. Turabashimira cyane. Turashimira Vox by'umwihariko, kubera ko mu by'ukuri batugejeje ahantu tutatinyukaga, twari twarahatinye kubera ikiguzi cyaho, ariko murumva ko noneho na cya kiguzi kigiye kugabanuka, kubera ko direct noneho tubaye abafatanyabikorwa na Arena. Turabashimira cyane kubwiye standard. Muri tugenda mu bihugu byinshi na za Arena nyinshi zo muri Afrika twagiye tuzijyamo, ariko nta ifite standard nk'iyi ngiyi. Nukuri twagiye ahantu henshi, haba muri East Africa, nta stade turajyamo, nta Arena zihari zitwa za Arena ntayo turajyamo, ariko nta ifite standard nk'iyi. Niyo mpamvu u Rwanda rukomeje kuba icyitegererezo. Izindi zose usanga ariko arakora ari ibintu biri aho ngaho, ariko iyi ifite standard mu by'ukuri iri ku rwego ntarabona ahandi. So
u Rwanda rwacu rero rukomeje kuba ku isonga mu gukora ibintu byiza bifite ireme, bifite standard ziri ku rwego rwo hejuru. Ibyo turabihamya kubera ko tugenda henshi. Nta stade ndumva iyo muri ibi bihugu duturanye tutarajyamo, no hirya no hino za stade zose na zari nazo zitwa ngo zirahari twazigiyemo, ndetse hari na twagiyemo n'imiryango yari iyo muri Angola, ariko nta nubwo ari icya 10 cy'iyi ngiyi urebye muri standards za infrastructure. So turabashimira cyane rero, mukomeze mujye imbere, mukomeze mube ku isonga. Turashimira Burarirwa cyane cyane kubw'ibinyobwa bidasembuye, bizaba bihari byose, kizaba kidahari ni ibisembuye. Turi abakirisitu ariko tuzataramana neza, ibinyobwa byose bizaba bihari, ibyo Burarirwa ikora, soft drinks zose zaba zihari. Kandi turabashimira iyo nkunga baduteye. Mumfashe twakire Joseph natambuke mbere yuko nsenga. Joseph Mutabazi natambuke, ari mu bantu barimo gutegura iki gitaramo cy'imyaka 30. Iyi konseri niwe tambuka bakureba. Joseph Mutabazi numwe mu bayobozi muri Choral Ambassadors, umaze igihe haguruka bakurebe kuko ubu turimo gusoza. Yes, niwe rero uri ku isonga gutegura ibi byose, afatanyije na Boxa, afatanyije n'abandi baterankunga. Mwese rero turabashimira cyane, kandi turabatumiye ngo kuri wa munsi mutazabura tuzabe turi kumwe, tuzishimane. It will be such a wonderful evening, I promise. Mureke duhaguruke dusenge. Dushimire MC wacu, dushimire n'abandi bose badufashe kugira ngo organizing iyi event ya press conference. Iri sengesho rero kubera ko twavuze cyane, iri sengesho tugiye kurigezwaho na Prosi. Katwongere twubahe Imana dusenge. Data mwiza udukunda uri mu ijuru, nanone tugushimiye ko iki gikorwa kigenze neza uko tubitekereza. Tubabariye aho twatezwe, tubabariye aho twavugishijwe. Ibi byose twabivugaga kugira ngo nukuri izina ryawe rigere kure. Data rero turasoje, turabigushimiye. Abanyamakuru batwitabye turabagushimiye. Ndagusaba kugira ngo imirimo yabo, ibyo bakora byose nukuri ubibemo, ubageze kure, ubagure. Tugushimiye abaterankunga bacu, turagusaba kugira ngo nabo ntibigarukire kuri twebwe gusa, ahubwo wagure ibyo bakora kugira ngo bigere no ku bandi banyarwanda. By'umwihariko dusengeye itariki ya 30 z'ukwa munani 2026. Yesu turagusaba kugira ngo uzatwigaragarize, uzadukorere ibikomeye. Reka n'abazaza baje kwitabira uwo munsi batazataha uko baje, ahubwo mwami bazahazwe n'ubwiza bwawe n'ibyiza Data bizahabera. Reka urukundo rwawe rusage. By'umwihariko dusengeye igihugu cyacu, reka amahoro n'ubuntu n'imbabazi byawe bikomeze kutubaho, ari twe abanyarwanda, ari abayobozi bacu, ari abaturanyi bacu b'igihugu cyacu. Turasaba amahoro. Ibi byose ntabwo twabikora tutagufite, kuko turabizi neza ko uri byose. Tubisenze tugeze mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi cyane nanone dusoza, kandi twibutsa abanyamakuru ko Joshua utavana izina ryawe, kuko niyo mazina tuzashingiraho mu butumire tuzabagezaho. Joshua rero uhagarariye Kigali Protocol, nawe tuyishimire cyane, badufashije muri protocol kuri uno munsi. Boxari